Yesu niwe wenyine ufata indaya yarangiza akakoramo mu mutima akavanamo uburaya, yagera mu rusengero ntuzongere kuyibona yagiye gutega hariya hepfo. Ubuzima n'ubw'Imana dufite, ubuzima n'ubwayo. Sinzi uko ubitekereza wowe, ariko ngiye ndimo ndahamya ko ubuzima dufite ari ubw'Imana. Nushaka ufite amafaranga menshi, nushaka ufite amashuri menshi, nushaka ubukomeye cyane, ariko ubuzima ufite ni ubw'Imana. N'ubw'Imana ntabwo ari ubwawe. Kimenyimenyi yuko ari ubw'Imana. Hari igitondo kimwe, isegonda rimwe, amatsiyerisi izahita ubwisubiza. Bagahita bavuga ngo birarangiye, Pasiteri Felix birarangiye. Bakanzana hano nyine hizanye murira mutanga ubuhamya niba bizashoboka, bitewe n'uburyo Imana yabiteguye. Hari n'igihe ibyo bidashoboka. Ndagira ngo twongere duhereze Imana icyubahiro. Yumva wanayikomera n'amashyi ukayivugiriza n'impundu, kubwo ubuzima idutije, iduhaye kubaho ubuzima bwayo. Reka turirimbane indirimbo imwe numva irimo kumfasha. Amahoro atangwa nawe Yesu, amahoro adatangwa n'amafaranga, amahoro adatangwa nuko twabyaye, amahoro adatangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo amahoro atangwa nawe Yesu. Turagushimiye ko ayo uyaduhaye. Tukomeye amashyi menshi n'impundu nyinshi mu izina rya Yesu. Amen. Mwicare Yesu abahungisha. Ku ijambo ry'Imana, igihe cyose duhora tuza mu nzu y'Imana tukumva ijambo ry'Imana. Yesu agumugisha. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ijambo rifite intego ivuga ngo icyaha ni urupfu. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo icyaha ni urupfu. Ndumva nshaka kujya mu ijuru. Yesu ashimwe. Ndumva nshaka kujya mu ijuru. Hari abantu banshyigikira, ahubwo wahita uvuga uti Pasiteri turacyagukeneye. Yenda shaka ijuru. Ndumva icyo ntabonye mu isi, nabonye Covid, nabonye n'ibindi. Ubwo rero ndumva nta bindi nkeneye kubona, ndumva icyo nshaka ari ijuru. Kuko Bibiliya iravuga ngo basogokuruza
ntabwo bitaga ku byo basezeranyijwe cyane, ahubwo bumvaga bafite inyota y'ijuru kurenza ibyo basezeranyijwe. Kubera iki bene data mbabwira ngo numva nshaka kujya mu ijuru? Mu isi n'ubundi tuzahava uko bizagenda kose. Nabonye abantu bakora bashyizemo imbaraga, nabonye abantu barara ijoro kugira ngo bagire ubutunzi, bamara kubugeraho bavuga bati noneho harageze, ndabona mfite udufaranga kuri konte, ndabona abana narabateguriye, ndabona narubatse, ndabona rwose ibi byanshajisha. Atari yarya n'agakoko kamwe cyangwa agahene kamwe, yajya kwa muganga ikintu cya mbere bamubwira ngo ntuzongere kurya inkoko, kamubwira ngo ntuzongere kurya ibiryo birimo amavuta. Ugasanga bamutekeye imboga z'idodo zitagira amavuta, zitagira n'umunyu, kandi afite amafaranga, bigasigara biribwa n'abakozi. Icyo cyacaho mu minsi mikeya batarapfuye, kanseri iramuhitanye cyangwa se ubundi burwayi. None ukibaza utese, iminsi yose yakoraga cyane, yavunikaga cyane, atagira n'umunsi n'umwe wo kujya mu nzu y'Imana, atagira n'umunsi n'umwe wo gusohokana n'umuryango agasangire nawo, none ibintu yarabisize, nta n'akanoti kamwe banazemo hahandi. Reka ntako bagura. Ariko Imana ishimwe ko tuzava mu isi tukahasiga ibyo twaruhiye, ariko hari ibyo turimo kuruhira dusenga tutazasiga mu isi, ahubwo tuzahavana tukabyimukana tukabijyana muri gakondo y'iwacu mu ijuru. Imyenda cyakoze bazaguha agakoti kamwe, sinzi niba bazaguha agakweto, ariko udusogisi bashobora kuzatuguha cyangwa agatenge. Ariko niba ufite ikivarisi cyuzuye uzayisiga. Ariko reka nkubwire, imirimo yose wakoreye mu nzu y'Imana, haleluya, amasengesho yose wasenze, ayo ngayo niyo azaguherekeza mukazamukana mpaka ugeze mu ijuru. Ntabwo mubikomeye amashyi kuko muzi ko bigoye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu Itangiriro ibice 42:25. Baramusubiza bati, udukijije urupfu, tukugiriyeho umugisha databuja, natwe tuzaba imbata za Farawo. Aba ni bakuru ba Yozefu. Igihe basangaga Yozefu mu gihugu cya Egiputa, Yozefu arabamenya ntibamumenye. Amaze kubamenya batamumenye, ngo baje kuhahahira, ngo afata igikombe kimwe ngo agisha mu masaho yabo, bikorera imitwaro basubira mu gihugu cy'iwabo, kuko bari baraje gushaka ibyo kurya, kwahira ibyo kurya. Ngo noneho Yozefu yohereza abagaragu be ngo bakurikira bakuru be, ngo barabafata bati, none se ko mudukurikiye, ni ikihe cyaha twabakoreye ko ibyo mwaduhaye ko ari ibyo twakoreye, ko ari ibyo twavunikiye, none ni ikihe cyaha twakoze? Bati, databuja hari ikintu abuze kandi cy'agaciro, kandi nta bandi basohotse muri iki gihugu usibye mwebwe. Ni mwebwe rero mugitwaye. Buri muntu wese ararahira ati, bati rwose ni murebe.
bagatura kuko bumvaga nta kintu bishinja. Hari igihe Imana ijya ikubwira ngo hari ibyo nkubonamo, wowe ukavuga ngo numva umutima wanjye ntacyo nshinja, ariko buriya Imana ibi bikubonamo. Aba bagaragu ba Yozefu bari bakurikiye bakuru be, barababwiye ngo hari icyo mwibye, nabo baravuga ngo ntacyo twibye, turabizi neza ko ibyo dutwaye icyo gikombe muvuga ntacyo twashyizemo, ntacyo twatwaye. ngo nyamara yari yohereje abagaragu banyura inyuma rwihishwa bagishiramo, ariko bo bagahagarara bafite confidence bati nta gihanga muri budufatane, murakivana he? Nyamara barabizi neza ko igihanga kirimo. Barangije abagaragu ba Yozefu bafungure ngo bagisangamo, batangira kureba. Hari umuntu umwe wenyine ujya ufungura urugi ruhora rufunze mu buzima bwawe. Umugabo wawe ntiyarufungura, abana bawe ntibawufungura, nta n'inshuti yawe yarufungura. Ndavuga umutima wawe. Ariko Imana ifite urufunguzo rwo gufungura umutima wawe, ikamenya ikintu gihishemo. Imana ifite urufunguzo rwo gufungura umutima wa buri muntu uri hano ku isi, urwego yaba ariho urwo ari rwo rwose, ikamenya icyihishe mu mutima we, ikamenya icyo yahishemo, ikamenya n'aho gihishe. Imana yonyine niyo ifite urwo rufunguzo. Haleluya! Niba ushaka kumenya icyihishe mu mutima w'abanzi bawe, ntabwo uzakimenya kuko nta rufunguzo ufite. Niba uzarushaka, hari ibintu nabonye bikomeye. Bafata indaya bakayifunga isize ubusambanyi, bakayikatira ikazagera igihe ikagaruka ikongera ikaba indaya. Bafata umujura bakamufunga azize ubujura, akazavamo baramujyanye kumugorora, akongera akagaruka akongera akiba, polisi yamufata iti kandi ni wowe. Ariko hari ikintu nabonye kimwe gikomeye. Yesu niwe wenyine ufata indaya, yarangiza akakoramo mu mutima, akavanamo uburaya, yagera mu rusengero ntuzongere kuyibona yagiye gutega hariya hepfo, ntuzongere kumubona yagiye kwiba, kubera ko Yesu icyo akora, akora muri we, akavanamo icyamujyanagayo. Haleluya! Yesu niwe nabonye ufite ubwo buhanga wenyine kuri iyi si. Niwe nabonye ufite ubwo bushobozi. Rero Yozefu nawe amaze gushyiramo igikombe arababwira ati aha mwari munyibye muri ibisambu. Hari igihe tujya duhura n'ibibazo kava ngo Mana wabyemereye iki? Yabyemereye nyine. Reka mbabwire ikintu kimwe, ntabwo Imana yadushyize ku isi ngo tunyure mu buzima bwo kwishima, tunyure mu buzima bwo kunezererwa cyane, tunyure mu buzima bwo kurya tugahaga cyane. Hari n'igihe ugomba kubura kandi wasenze, kandi wanuzuye umwuka wera, kandi wanahanuye. Hari n'igihe bagomba kugusohora mu nzu. Hari n'igihe ugomba kubura amafaranga yo guhaha mu rugo, kandi abantu bakwita boss. Imana iyo ibishatse irabifunga. Munsi muparika imodoka, ukabyuka mu gitondo ugiye kugenda, washyiramo kontaki ikanga kwaka, wahamagara umukanishi ati ndabona ibi bintu bitoroshye. Barangiza nyine bakora mu mufuka ugasanga ntayo gutega na moto,
ukagenda n'ibirenge ubwo wari waranze kuzajya ugenda n'amaguru uvuga akabi rwose Mana wanteye iteka dore igihe nagendeye n'amaguru ngo kuzajya agenda n'imodoka ikagukubita nk'icyumweru cyangwa 2 cyangwa ukwezi ugenda n'amaguru ugiye gusenga yamara kubona utangiye gusubira ku murongo bakakubwira bati uzi imodoka nta n'ikibazo yari ifite kubera iki Imana niyikontorora ibintu byose icyo Imana ibishaka nuko tugomba gukora ibihesha icyubahiro iyo rero wanzira bigoroka rero guhanurira umuntu ibitandukanye n'ibyo yifuza mwabahanuzi mwe yagukubita n'uruhi nushaka kubaka inzu nziza ukajya gufata kredi kuko igihe kitari cyagera umva uzayubaka inzu bayiteze cyamunara uraya kwishyura wongera ugaruke hasi nk'abandi iyo umwana atangiye gutaguza ahaguruka ngo agende ntabwo ahita yiruka iyo ahagurutse agwa iyo ashatse kwiruka cyane nk'uko mama we yiruka ahita yikubita hasi agakambakamba noneho akagenda akambakamba mu kanya akongera guhaguruka ashaka kwiruka akongera akamba kandi ubwo wenda agakubita umutwe ku ibuye akongera agakambakamba biba bishatse kumubwira ngo igihe cyawe cyo kugenda ntabwo cyari cyagera igihe cyawe cyo kugenda wiruka ntabwo cyari cyashika witonze bigenze gakeya igihe kizagera ugende ariko ntabwo ari cyo gihe banza ukambakambe urebe uburyo bikorwa neza. Umva icyica abantu muri iki gihe bashaka kugenda nk'abandi niba bavuduka nawe uvuduke uwo muntu wiruka uzi imyaka afite byihorere noneho barangije baramubwira bati databuja ntabwo twari tubizi ko icyo gikombe kiri mu masaho yacu turakwinginze rwose tubabarire turengera ati ntibababarira gute ati muzagende rero ndasigarana umwe muri mwebwe bati oya databuja dore hari umwana data yabyaye inyamaswa z'inkazi ziramurya none nugira uwo usigarana kandi n'uwundi mubabaro kandi uwo babwira ni uwo nguwo ayiwe hoya databuja data yabyaye umwana yakundaga inyamaswa z'inkazi zaramuriye sinzi niba agaruka urimo kuvuga ngo zaramuriye ni uwo nguwo inyamaswa z'inkazi zaramuriye uzi ko bari babaye inyamaswa kuko nibo bamumise inyamaswa z'inkazi zaramuriye none nugira undi usigarana data kandi zamuriye yaje kureba twebwe nusigarana n'undi nanone byari kumwe natwe ni ikindi kibazo tubabarire databuja turakwigize tubwira ikindi none barangije batangira kumubwira ibyo bazamukorera tuzamukorera noneho turemeye tuzaba abagaragu bande ba Farawo babaye abagaragu ba Farawo cyangwa ntibabaye abagaragu ba Farawo ndashaka kugaruka ku ijambo wiyaturiye ntabwo navuye ku ntego icyaha ni urupfu ubwabo baravuga ngo tuzaba abagaragu ba Farawo babaye abagaragu ba Farawo imyaka 400 hiyongeraho 30 yo kugira ngo Mose akure abavana kubera ijambo rimwe biyatuyeho ubu mubwira mwene data amagambo wowe ubwawe wiyaturaho ayo magambo niyo yaguhinduye icyo uri cyo. Hari igihe uvuga ngo basengeye nabi bandi bagusengeye nabi ari ugushinzwe ubu buryo Bibiliya ivuga muri Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 5 nakumenye ntarakure utari waba urusoro mu nda ya nyoko none niba Imana yakumenye utari waba urusoro mu nda ya mama
wowe hari ibyo wiyaturiyeho ubwawe, hari n'ibyo wikoreyeho. Icyambere, kwemera kuba imbata y'icyaha, kwemera kugendera mu cyaha, ibyo byonyine bivuze ko ubuzima bwawe budashobora gutera imbere no guhinduka. Kwemera kugendera mu cyaha, kudashaka kurwanya icyaha. Twaririmbye indirimbo ivuga ngo ngaya amahoro, amahoro meza atangwa na Yesu. Reka mbabwire, isi yose ishaka amahoro. Ubu tubonye umuntu wicaye hano, Imana ikamuhagurutsa agahagarika intambara ziri kuri iyi si. Umva, yaba umuntu udasanzwe kuri iyi si bazajya bavuga bati twabonye umuhanga, twabonye umunyabwenge. Abantu barakora ibitwaro bya kirimbuzi kugira ngo bazarebe ko amahoro azaboneka, baterana ubwoba, ibihugu biterana ubwoba. Umva, niwibeshye ukavuga tuzabarekuriraho umuriro wacu, tufite umuriro, abandi natwe turawufite, abandi natwe twarawubitse, abandi nabo bakajya kuwugura. Uwo ni umuriro wabika, kandi nta bandi uzarimbura nibo. Ibyo byose babikora mu buryo bwo gushakisha amahoro. Ariko nagira kubwira ngo hari umugabo umwe wenyine, uwo niwe utanga amahoro, uwo niwe bita Yesu Kristo. Ntabwo akoresha imbaraga nk'izi si, ahubwo akoresha ububasha afite. Akoresha ububasha afite, agategeka amahoro akinjira muri wowe, ukaryama ugasinzira utariye. Haleluya. Ukaryama ugasinzira udatunze imodoka, ukaryama ugasinzira uzi yuko inzu y'abantu utayishyuye. Ayo ni amahoro atangwa na Yesu. Amen. Nta kindi kintu mu buzima ukeneye. Ukeneye gutandukana n'icyaha kugira ngo wakire amahoro aturuka kuri Yesu, atari amahoro ava mu mafaranga. Nzi abantu bafite icyo bita amafaranga, ipina ry'amafaranga, ariko babuze amahoro. Nzi abantu wakwinjiriwe mu nzu, wahareba gutyo hakandagiye, ugahita uvanamo inkweto, akakubwira ati hoya, akavuga uti hoya ndabona ngiye kuhanduza. Nzi abafite amazu wakwinjiramo, wareba tuwayeti yaho, wagereranya n'akazi utuyemo, ukavuga koko iyi tuwayeti irute akazi umuyemo. Ariko nta mahoro afite. Ariko wowe ukaba mu nzu yayindi igayitse, ukaryama ugasinzira, ukarya ikijumba kimwe cyangwa udutsima waguze twa mituyu, ukaryama ugasinzira, kuko ufite amahoro. Hari abashize hano ku meza amafiriti, ibiryo by'amoko yose, amasosi atandukanye y'amoko yose, ariko batari businzire. Ariko ukarya udushimbo n'ubugari, bwa bundi nabwo butari orojinali, bwa bundi bw'imyumbati y'imiturano bumwe butema, ukaburya bushushe kugira ngo nibuhora bitaza kwanga. Kandi ukaryama ugasinzira, ukajya uvuga Yesu. Yesu ayo niyo mahoro atanga, amahoro yo kunyurwa ukuri, amahoro yo kumva umeze neza. Haleluya. Hari abantu bibeshye ko nibabona amafaranga menshi bazagira amahoro, barakishe. Hari abantu bibeshye ko nibatunga amazu meza bazagira amahoro, icyo kirapfuye. Hari abantu bibeshye ko nibashaka abagore beza ariko bazaba bagize amahoro, ahubwo nibwo uzaba uhuye n'ibibazo. Hari abantu bibeshye ko nibashaka abagabo, abasore beza ariko bazaba bari bagize amahoro, urakishe. Hari abamwirukaho bamureba bamukanuriye. Ariko abantu bashaka Yesu, abantu bafite imitima ishaka Yesu, abantu bafite imitima inyotewe Yesu, abantu bafite gushakashaka bagashaka Yesu, abo nibo
yaririmbye aravuga ngo nagendagenze nashakashatse nazengurutse undi wasa nawe nta wundi wasa nta wundi wiyaturaho iki? wivugaho iki? amagambo we njyewe sinshoboye, njyewe nuruka mu muryango udakomeye, ubundi se njyewe nzwi nande, njyewe maskini, njyewe umukene. umva uzi umwuka uvugisha, uzi umwuka urimo kubivugisha ibyo bintu. ngo Imana irema umuntu muri matsiyeri cyangwa ubutaka bwe, mu butaka mu mukungugu, irangije imushyira ari ikibumbano, ngo irangije ifata umwuka wayo w'ubugingo iwuhumekera mu mazuru ye. ibyo bintu wiyaturaho uba ukoresheje umwuka w'Imana wahumekewemo, kandi umwuka w'Imana icyo uvuze kiba. ibyo wiyaturaho nibyo bikugarukaho. biri kubeshyera abaruzingo baranduze, nawe ubwawe wiyaturagaho. ese ubu nzabona umugabo? ese ubu ninde wanyemera? wake niwe wabyivugiye, njye no kubivuguruza. genda ubutu no, njye ngomba kubona umugabo, njye ngomba gushaka, kuko Imana yandemye ndi umukobwa, kandi ni umukobwa mwiza, kandi nta mwete uri yayo. uyu Imana yaremye n'umusore, tugomba kuzabana, kandi umusore mwiza arahari. rero agomba kuza nshaka, agomba kuva mu birere bine ashaka njyewe. ariko utangira kuvuga njyewe mu muryango w'uko runaka, ubu se nakira, ubu se njyewe nabona umukobwa wanyemera. ntawe uzabona, kandi uzaze kwirirwa ungora njyewe ngo nirirwe musengera. ese nzirwa mpangana n'imyuka mibi, mpangane n'amagambo wiyaturiyeho utari wanavuguruza, nirirwe senga ejo ubwe ngo runaka yarareshye, ngo runaka yaramanuriye, ngo none ntibyasohoye, ngo runaka yaramanuriye, ngo none wowe ibyo wiyaturiraho. mirongo inani ku ijana y'icyubacyo n'ibyo uba wiyaturiyeho wowe ubwawe. niba uri umusore uvuga ngo njyewe ndashoboye, haleluya, vuga ngo nzavamo umupapa mwiza. najyaga mbwira mama kera, mama yajyaga ambwira ati we nta kigenda, nararumbije we, ndarumbije, iyi nda yawe iza kuvamo. nkamubwira ntumva mama, njyewe nzaba umuntu ukomeye, njyewe ni umuntu udasanzwe, njyewe nzajya ngenda mu modoka nziza. akandi akavuga ati yebaba we, ati n'ibirozi bamuhaye abarokore baramurindagije, barakurindagije urapfuye. ati niye navuze aka kana kanjye, nkamubwira ntumva ntabwo ndwaye, hari icyo ndimo kubona nzabacyo. nubwo uyu munsi ni umukene, nubwo uyu munsi hari uburyo umbona, ariko ejo hazaza uzaba ureba uburyo bizahinduka. ubamubwire mwene data, wireba amateka y'iwanyu, wireba ubuzima bakwifuriza, wakomeza utumbire kwa Yesu, urebe ibintu, hari ubukire, hari gutera imbere. oh haleluya. hari kimwe namenye muri ibyo, ni ugukiranuka gusa. gukiranuka kuko iyo ufite icyaha, icyaha ni urupfu, utangira gupfa ukiri mu isi wumva. uzi gupfa utari wapfa? ubimbaze narapfuye ndabizi. ushaka ubutabaza ukamuha, utera ukuguru gutya, ugarura ukundi gutya, ingumi hano, iyindi hariya, abasari hariya. abaganga bati nimufate, nimufate, bagafata amaboko, bagafata amaguru. ariko iyo uri muri Yesu, Yesu araza akakubwira ati witere imigeri, witere amaboko, tuza ndi kumwe nawe, tuza
Abaroma ni ibice 8 umurongo wa 2. Ariko mana numva nyotewe. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko itegeko ryo muri Yesu Kristo ryambatuye jyewe Feregisi, ryambatuye jyewe Musabimana ububata bw'ibyaha nivurugutagamo, ububata bw'amagambo, ububata bw'ishari, ububata bw'inzoga, ububata bw'urugomo. Ndavuga ibyanjye ntabwo mvuze ibyawe. Koko iryo tegeko ryo muri Yesu Kristo ryarambatuye. Hari ikintu kimwe gikomeye. Ese waba warabatuwe? Koko itegeko ryo muri Yesu Kristo ryarambatuye, rimbaturaho ibyaha nakoraga, birangije rimbaturaho n'ingoyi z'urupfu, rimbaturaho n'imigozi y'urupfu. Ntabwo ryamvanyeho ibyaha gusa, ahubwo ya migozi y'urupfu nayo yamvanyweho. Ubundi umunyabyaha azengurutswe n'imigozi y'urupfu. Hari indirimbo tujya turirimba, twarabatuwe rwose rwose umwami wacu Yesu, twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umuryo, dukomeze tujye imbere dutsinde ibigerageza, turwane intambara twizeye kenshi turirimba iyi ndirimbo twara wabatuwe iki? Wabatuwe iki? Baza umutima wawe, wowe vugana n'umutima wawe, ubaze ngo umutima wanjye wabatuwe iki? Ahubwo ndi umukire muri Yesu Kristo. Reka nangize kuraka. Yesu yahagije abantu 5,000 akoresheje amafi 2 n'imitsima ingahe? 5. Yesu yagiye haza abantu benshi, ndetse ageze ni Kana vino amazi ahinduka vino. Yesu nta hantu mbona bigeze bamuzanira amato, ariko nta n'ahantu nigeze mbona ekonomi ya Yesu imanuka. Ni irihe banga Yesu yakoreshaga? Nuko yari ari muri se nawe ari muri we. Koko se ari umutunzi, akaba ari muri we nawe ni umutunzi. Koko se ekonomi ye ihora hejuru, akaba ari muri we nawe ekonomi ye iri hejuru. Niyo mpamvu abigishwa bagiraga ubwoba. Umva bari muri Yesu Kristo, ekonomi yabo ntabwo igikwa. Nongera mbisubize, abari muri Yesu Kristo ekonomi yabo ntabwo ikimanuka. Ntabwo bajya bateza ubwoba n'ibihe, ntabwo bajya bagira ubwoba kubera imiraba yaje n'imiyaga, ahubwo barahagarara bakema, bakavuga ngo turi kumwe arakomeye, ngo turi kumwe yatsinze urupfu. Ariko umuntu watsinze urupfu ni iki kintu cyamunanira? Niba yaratsinze urupfu, niba yaratsinze urupfu, mbwira ikindi wumva ufite wowe muri wowe cyamunanira. Ahubwo hari ikintu kimusabwa, wowe mwizere agutandukanye n'ingoyi z'ibyaha, watunzwe rwose, ubundi ibintu bimuharire. Reka tumuhe icyubahiro. Impamvu tugira uburwayi ntibukire, turacyabaswe.
gusokoza neza imisatsi imisatsi yanjye we itarwagara ariko kera warawuzuraga washaka ukayikubita hano yashaka ikazamo ivumbi. Haleluya, wuzuye umwuka wera wavuganye n'ijuru, ijuru ryamanutse. Haleluya. Hari ahantu twagenda dusengera na Pastor Eme igitaramo ntubibuka, umbaca niyo wazaga wambaye iki bakajugunya gari kubera imbaraga z'Imana. Ariko ubu dusigaye tuza nyine twabaye abasimu mu nzu y'Imana, twabaye ababasi mu nzu y'Imana. Umva, dukwiye kuvanaho iby'ubusimu tukuzura umwuka wera, tukabaturwa, tukongera tukavugana n'Imana. Usirimu uzajya ubugira wageze iwawe mu nzu, ubusirimu ubugire nyine ugiye mu isoko, ubusirimu nyine ubugire ugiye, ariko nugera mu nzu y'Imana ibyo usirimu uzabifashe hasi uko tugiye kubyina nibishaka rwose abantu baseke. Umva Dawidi yabyiniye Imana, yarama imaze kubibyinira, umudamu aramureba ati uriya ni umwami ubyina kuriya, ati sha impamvu nyibyinire ndibutse yavanye so ku ngoma irangije iranyimika ivana mu ishyamba, ivana mu ishyamba sha iranyimika igira umwami. None ngo ne kwitambira yuyitambira bavuge yuyitambira bahekenye bene bayahekenye, uba yuyitambira bakabura bayakanure, kuko hari ibyo twibuka, hari ahantu yatuvanye, hari ahantu yadukuye, hari ahandi twari dutuye. Usanga abantu kuri isi barafashwa n'umwuka w'icyubahiro mu nzu y'Imana. Umuntu akaza yambaye kakakweto kagera hano, kugukorera ni byiza ukiza abantu, ukibone ukwirya gusa. Ariko kera bararirimbaga, umva, kakakweto kakavamo ntubimenye, ukuzura umwuka wera. Impamvu abantu uyu munsi bareba ku myambaro bambaye nuko nta mwuka wera. Dukeneye kugarura ibihe bya kera, dukeneye kongera kuvugana n'Imana, dukeneye ariko se byabaho gute? Hari ibyaha twimitse, inda nini twarazimitse, inda zisigaye zaraje. Ariko mano, iyo Imana yakubwiye kukubyibushya, niyo nushaka uziyirize 15 utarya utawe uzakomeza ubyibushye. Uzeme niyirize urara uziyirize unanuka uzabigerageza, kuko ni mu isezerano. Nitugera mu nzu y'Imana nituri kubwibona, hari ibintu bitumye tutacyuzuza umwuka wera, hari ibintu bitumye tutagihishurirwa, hari ibintu bitumye tutakivugana n'Imana. Ibyo ni ibiki? Ni icyubahiro twipangiye, ni imyenda twipangiye, ukadodesha ukazuba ngo igitenge cyanjye kitanura, kujyanaguza biragoye. Umva, wowe n'igishaka cyandure, iyo kiguhaye izaguha ikindi, wayihimbaza, wawuzura ubujyamo. Umva, mwaguruke dusenge Imana. Ukeneye amahoro adatangwa n'amafaranga, ukeneye amahoro kuko Yesu niwe mahoro, ukeneye amahoro mu buzima bwawe. Mwene data, ibyo ushaka ntabwo ari byo bizaguha amahoro. Shaka Yesu azaguha amahoro, shaka Yesu azaguha amahoro. Nibuka twari dufite gurupe nabaye mbi twasenganaga, kandi icyo gihe twabaga turi abakene nta n'amafaranga dufite, ariko twuzuraga umwuka wera, tugateranya ibiceri 200, 100. Umva, tugasenga tukarya amandazi tukanywa n'ibikoma, ariko tugasenga mwebwe ngo mu byayi ngo birimo
twajyaga twirirwa dusenga tukagera nimugoroba umuntu adatekereza ibyo kurya, ariko tugera nimugoroba twashonje. muzi impamvu twumva inda zacu zashonje zumatanya n'umugongo? nuko hatakibaho kwiyiriza, nuko hatakibaho urumuka bw'umwuka wera ngo bumanuke. iyo umwuka wera yamanutse ntabwo wumva inzara, iyo umwuka wera yamanutse ntabwo wumva inyota, iyo umwuka wera yamanutse ntabwo urambirwa mu nzu y'Imana, iyo umwuka wera yamanutse ntabwo winuba, iyo umwuka wera yamanutse wumva waharara. zamura ibiganza dusenge. Imana iguha amahoro. Uwiteka Imana nziza, mwami w'abami, ubwoko bwawe tuzamuye ibiganza, dusubize ibihe nk'ibya kera, dutandukanye mwami n'umwuka w'ubwibone, kuko icyaha ari urupfu. dutandukanye n'umwuka w'ibyaha, kuko umwuka utujyana mu rupfu, utujyana aho kurimbukira. ongera utuzuze umwuka wawe wera, tuvane mu bwibone, tuvane mu kubeshya, tuvane mu agasuzuguro. mwami nituza mu nzu yawe, twongere tugire bya bihe byiza, twongere twumve ururimi ruturutse iwawe, twongere twumve ijwi ryawe, abakubyinira bongere bahimbaze. Oh Yesu, turakwinginze ngo tugarurire ibihe, dusubize ku isoko, dukomeye amashyi menshi y'umuntu mwinshi kubw'iri jambo ryawe. Amen. Yesu abahe umugisha.